Tubahaye ikaze kuri channel ya Iga Excel. Channel basangiza ubumenyi kuri application ya Excel. Muri iyi video tugiye kubona ibi bikurikira: uburyo bwo kwinjiza inyuguti, imibare n'amatariki muri cells, ndetse n'uburyo bwo gucengeza amashusho n'imyampande, gukosora amakosa yoroheje aboneka mu kwinjiza amakuru. Nyuma yo kureba iyi video turaba tuzi kwinjiza amakuru neza kandi byihuse. Ubusanzwe kwinjiza amakuru muri sheet ya Excel ajyanye n'amagambo ni ibintu bisanzwe. Tujya kuri cell dushaka kwandikamo, tukayihitamo dukanda n'imbeba mouse, hanyuma tugatangira kwandika. Hano turabizi ko nubwo iyi nteruro yabaye ndende ikarenga andi masel, igatambuka inkingi zitandukanye, n'ubundi ibibarizwa muri cell twayanditsemo. Itegereze hano, reka tuvuge ko aya magambo twanditse yarenze cell twayanditsemo akagera muri cell ikurikiyeho iburyo. Iyi cell turimo niyo irimo amakuru, bigaragarira kuri name box ndetse no muri function bar. Nubwo bisa naho muri bar imwe harimo amakuru, ariko murabona ko ntayarimo muri function bar. Bivuze ko aya makuru tureba ari muri A1. Tugize ibyo twandika muri bar imwe, amakuru twabonagamo arazimira, bikagaragara ko koko ntayararimo, akajyamo ayo turimo kwandikamo. Andi bigasa naho yisesetse munsi ya kolone, inkingi cyangwa iyi cell bikurikiranye. Turamutse twaguye imbago z'iyi cell, twahita tubona amagambo yose uko twayanditse, cyangwa se tugakoresha command ya loop text, igahina amagambo ikayakwiza muri cell uko ingana kose. Ubusanzwe iyo turimo kwandika urutonde rw'ibintu runaka, wenda tuvuge umugabo muri cell ya mbere, umutambiko wa mbere, umugore muri cell ya kabiri, umutambiko wa kabiri, abana muri cell ya gatatu, umutambiko wa gatatu. Buri jambo rikaba rijyanye na cell na row, umutambiko waryo. Ariko hari igihe ushobora gukenera gushyira muri cell imwe aya magambo kandi ari ku murongo gutya. Icyo dukora, turandika nk'ibisanzwe ijambo rya mbere, umugabo, noneho twajya gukanda enter ngo tujye kuri cell ya kabiri, tugakanda alt, tugakomeza dukanze, tukabona gukanda enter. Icyo gihe dutangira indi paragrafe ariko tukiri muri cell imwe. Alt enter. Nkuko mubibona, uru rutonde rwagumye muri cell imwe. Alt enter. Iyo nayo ni shortcut nziza. Nkuko mubibona, uru rutonde rwagumye muri cell imwe aho kuba mu cells atandukanye akurikiranye ku rwego rw'imitambiko. Tubonye uko winjiza amakuru y'amagambo muri worksheet ya Excel. Ubu tugiye kureba uko winjiza amakuru y'imibare. Ubusanzwe hano kuri tab ya home tugeraho commande igena ubwoko bw'amakuru ari bujye muri cells. Kenshi usanga iri muri general. Format ya general ifite amabwiriza igenderaho n'ibyiziririza. Iyo wanditse imibare irabimenya, niyo wanditsemo amagambo irabimenya. Icyo gihe bigatuma yubahiriza amategeko y'imyandikire ku nzego zombi. Hari umwihariko ku mibare ijyanye n'amanimero. Urugero, katuvuge iyo tugiye kwandika imibare ya nimero za telefone, wenda za hano mu Rwanda, dore ko zitangizwa na 0. Kandi mu mategeko y'imibare 0 imbere y'imibare itari ibice nta kibivuze, ni kimwe nuko yaba idahari, kimwe nuko yaba iri inyuma y'akitso cyangwa iheruka ku bice. Wenda tuvuze ngo 10 n'ibice 30, ni kimwe nuko wavuga ngo 10 n'ibice 3. Tugarutse kuri nimero za telefone, iyo uzanditse muri cell 0 ibanza ihita yikuraho. Excel ni nkaho yakavuze iti ariko izere amariki hano kwitabara. Icyo bisaba rero kugira ngo iyo 0 igumaneho, umenyesha Excel ko iyo mibare atari imibare nyirizina, ahubwo ari imibare ya nimero za telefone. Kandi iyo byabaye nimero biba byabaye nk'amagambo. Icyo gihe uhindura format y'amakuru ugashyira muri text amagambo. Noneho dushyizeho 0 iremera ikagumaho. Ariko hari na format bwite ya nimero za telefone. Iyo yo tuzayigarukaho nyuma. Ariko uyu munsi umenye ko shortcut nziza yo kugira ngo wandike nimero za telefone amazero agumeho ari ukubanza gushyira amaseru zigiye kuzandikamo muri format ya text. Igihe cyose uzaba urimo kwandika nimero zitandukanye, zishobora kuba iza telefone, iza bank account, iza plaque n'izindi zitandukanye, ukabona iguhaye ibintu bidasobanutse, ujye ubanza ugenzure format amaseru zirimo kwandikamo arimo. Hari igihe noneho wandika imibare myinshi, Excel igahita ishyira mu nyandiko iri scientifique. Wenda katuvuge twanditse miliyari 500, ibi bikaba bivuze 5 n'amazeru 11, bikaba
biliyoni cyangwa miliyari 500. Kugira ngo bigaragare mu mibare isanzwe, turakoresha iyi komande y'akabago igabanya imibare mu binyagihumbi kugira ngo ibashe gusomeka. Turayikandaho imibare ihite yandika mu buryo busanzwe, ariko hiyongereyeho imyanya y'ibice, aya mazeru. Ariko reka tuyakureho, turabizi ko ntacyo avuze kandi nta n'ibice dufite. Kuyakuraho cyangwa kuyashyiraho dukoresha izi komande z'amazeru iruhande rwa komande y'akabago tumaze kuvuga. Hanyuma rero hari igihe uzasanga muri seru harimo ibimenyetso by'urwego. Icyo gihe biba bivuze ko amakuru ari muri iyo seru ari menshi, arimo kubyiganiramo. Icyo bigusaba ni ukwagura inkingi amakuru agakwirwamo. Iyi ni imwe mu maera ushobora gusanga muri worksheet yawe, ntubitindeho ugahita umenya ko ugomba kuringaniza imitambiko kugira ngo amakuru ari muri series akwirwemo. Tumaze kubona uburyo bwo kwinjiza amakuru ajyanye n'imibare muri worksheet ya Excel. Tugiye kureba ukuntu ushobora kwinjiza amakuru ajyanye n'amatariki muri Excel. Ubusanzwe itariki ikunda kwandikwa muri ubu buryo. Reka mbibutse ko imyandikire y'amatariki imenyerewe muri Amerika ari ukubanza ukwezi ugakurikizaho itariki ugaherutsa umwaka. Ubu hano ni itariki 2 z'ukwa 12 2025. Hari igihe uzasanga muri series rero zigomba kujyamo amatariki harimo imibare isanzwe nka gutya. Icyo gihe amaseries aba ari muri format y'imibare nubwo twinjijemo amatariki. Icyo bigusaba ni uguhindura format ya series nkuko twabibonye, ugashyira muri format ibereye amaseries y'amatariki. Muri formats dufitemo uburyo bubiri bwo kwandikamo amatariki. Hari short date na long date. Short date ni ukwandika amatariki ukoresheje imibare nkuko twari tumaze kubibona. Hanyuma long date ni ukwandika amatariki ukoresheje n'amagambo nkuko murimo kubibona nabyo. Reba twanditse itariki 12 z'ukwa 2 2025. Nidushyira muri long date ukwezi n'umunsi biriyandika mu magambo. Wednesday February 12 2025. Dushyize muri format ya general amatariki arihindura mu mibare. Nubona imibare ahagenewe amatariki muri Excel uzabanza ugenzure ko amaseries ari muri formats z'amatariki mbere y'uko ukeka ko habayeho amakosa. Iyo dufunguye akabati k'amaformats menshi dusangamo uburyo bwinshi butandukanye twakwandikamo amatariki. Tumaze kubona uburyo bwo kwinjiza amakuru ajyanye n'amatariki. Ubu tugiye kureba ukuntu wakwinjiza amakuru ajyanye n'amashusho, amafoto cyangwa ibinyampande. Iyo ugiye kwinjiza amakuru ajyanye n'amashusho muri Excel, unyura kuri ribbon tab ya Insert, gucengeza. Kubera ko amakuru ajyanye n'amashusho tuyacengeza muri Excel. Iyo tugeze muri Insert, tureba commande ya picture, ifoto cyangwa shapes, ibinyampande. Uhitamo ikunogeye bitewe n'icyo ugiye kwinjiza muri Excel. Reka duhitemo picture kuko tugiye kwinjiza ifoto. Ukanda kuri commande ya picture, agafunguka akadirishya uri bunyuzemo ifoto, hanyuma ukareba ifoto aho ibitse, ukayihitamo, ukemeza kwinjiza muri worksheet. Hanyuma ukaba wayiringaniza aho ushaka kuyishyira. Dushobora no kunyura kuri commande ya shapes igihe dushaka gucengeza ishusho y'ikinyampande runaka. Amashusho y'ibinyampande byinshi abitse muri Excel. Wowe ni ukuyimanura aho ibitse ukaza kuyomeka muri Excel nkuko murimo kubibona. Ibintu biroroshye. Tubonye uko twinjiza amashusho muri Excel. Ubu tugiye kureba uburyo bwa autofill noneho. Autofill ni commande cyangwa uburyo bwo kuzuza amakuru ahuje isano utiriwe wandukura amakuru. Icyo gihe uhitamo cell irimo amakuru asa nayo ushaka kuzuza n'ahandi, hanyuma ugafatisha imbeba agapata k'umukara kagaragara mu nguni yo hasi buryo muri cell wahisemo, hanyuma wamara kugafatisha n'imbeba ugakomeza ukanze ukamanura werekeza ahandi hose ushaka ko amakuru yawe ajya. Murabona ko tumanuye amashusho yacu ahita yiyomeka no muri series zose zindi tumanuriyemo commande ya autofill. Nubwo ari kuba manini akagerekerana, ariko ari kumanuka kurikira amaseries yandi turi gukorera autofill. Commande ya autofill ndetse tunayikoresha cyane ku makuru y'imibare igihe turimo kuzuza urukurikirane cyangwa uruhererekane rw'imibare. Iyo tugiye kwandika imibare uko ikurikirana duhereye kuri 1, wenda ari nimero z'amakuru runaka dushaka gushyiraho, tubanza kumenyesha Excel ko uruhererekane tugiye kwandika ari urw'imibare isanzwe. Tukandika muri cell ya mbere 1,
tukandika muri seri ikurikiyeho kabiri. Icyo gihe ibimenye uko urukurikirane rugiye kumera. Tugahitamo ayo makuru tukamanurira mu yandi maseruzi. Urukurikirane rw'imibare rukikora. Dushobora no kuvuga ngo dukurikiranye imibare dusimbuka 3, wenda 3, 6, 9 n'indi. Nabwo turaza tukabanza kwandika imibare 2 ya mbere nko kumenyesha Excel uko urukurikirane ushaka rumeze. Hanyuma tukamanura kwa kundi. Indi mibare iriyuzuza. No ku makuru y'amatariki naho ubikora gutyo. Uretse ko ho bitagusaba kubanza kuzuza amaseruzi 2. Ho seru ya mbere wanditse mu itariki ihita ibyumva ko ari amatariki. Ndetse no ku makuru y'amagambo birakunda nk'uko murimo kubibona. Nizere ko amasomo y'uyu munsi ajyanye n'uburyo bwo kwinjiza inyuguti, imibare n'amatariki muri seruzi ndetse n'amashusho n'ibinyampande, ibijyanye n'ibyibanze kuri autofill ku makuru yihuta asubirwamo. Nizere ko byabafashije. Naho ubutaha mwibuke gukora subscribe. Mugire ibihe byiza.